bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi tugukurebera hamwe agasobanuye motivation. Elon Musk niwe mutumirwa uyu munsi kabisa. Elon Musk uyu munsi agiye kuduha amagambo 10 adasanzwe iyi nama agira urubyiruko. Elon Musk umukire wa mbere ku isi. Yes, bahaye ikaze. Je nitwa Mr. Sam. Reka turebe uwo bita Elon Musk mugasobanuye motivation. Niba warakoze subscribe no kuri Mukire TV uri umuntu umugabo cyane. Niba utarayikora yikore kugira ngo ujye ubona izindi agasobanuye motivation. Ni seri y'ibiganiro byitwa agasobanuye motivation aho turebera hamwe amagambo 10 aba yaravuzwe n'icyamamare, habe muri politiki, habe mu bukungu, habe mu muziki, habe mu kindi kintu cyose kigaragaza umuntu wabashije kugera kuri byinshi muri ubu buzima. Yes, uyu munsi umuntu ugezweho ni Elon Musk. Biganiro byatambutse twavuze kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, tuvuga kuri Donald J Trump, uyu munsi tugeze kuri Elon Musk. Yes, n'abandi tuzagenda tubagarukaho umunsi kuwundi. Niba utarakora subscribe yikore, niba warikuze uri umuntu umugabo cyane. Elon Musk umukire wa mbere ku isi, uyoboye ikigo nka Tesla ndetse n'ibindi bigo byinshi cyane nka SpaceX, waguze urubuga rwa Twitter rwahoze rwitwa urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Uyu numukire udasanzwe. Reka turebera hamwe amagambo 10 atubwira nk'urubyiruko. Yes, here are 10 motivational quotes attributed to Elon Musk that can inspire young people. Dufite amagambo 10 ashobora kuba yafasha urubyiruko guhindura imyumvire n'ibitekerezo yavuzwe na Elon Musk. Yes, ijya mbere, when something is important enough you do it, ever if odds are not in your favor. Yes, iyo ikintu gifite akamaro kuri wowe bukwiriye kugikora nta bindi bintu byo ku ruhande witayeho. Yes, abantu bo ku ruhande bavuga, abandi baza bakuca intege bagira ute, igihe wabonye ikintu gihagije kandi wowe kuri wowe gifite akamaro, yes, ugomba kugikora nta bindi witayeho kabisa, nta bandi magambo y'abandi bantu witayeho. Mu gihe umaze kuhamanya n'umutima nama wawe kw'ikintu ari neza, gikore nta kindi kintu witayeho. Elon Musk umwanya wa kabiri, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Yes, ni byiza cyane ko abantu bahitamo kuba abadasanzwe. Niwo ukwiriye kwihitiramo. Yes, niwo ukwiye kwihitiramo. Niba abantu bakubona nk'umuntu usanzwe, nawe ukibona nk'umuntu usanzwe umeze nkabo, ewana nta kintu kidasanzwe wageraho kabisa. Wowe ugomba kuba umuntu udasanzwe, ugahitamo umuntu ushaka kuba we, kaba ari wowe umwihitiramo, bitabaye ngombwa ko ugendera ku byo abandi babibona ngo bagishe inama ngo wumve ko ngo bazo birebere ku byo abandi ewana kugenda n'ibigezweho. Oya, ini nama ya kabiri Elon Musk atugira. Ku mwanya wa gatatu, you should take a approach that you are wrong, your goal is not yes. Ugomba kuba umuntu uri serious. Yes, amakosa yawe ukagigiraho, ariko nanone abantu ntibayagusuzuguriremo. Yes, hari igihe ushobora gukora ikosa yego, ariko ugasanga abantu bayagusuzuguriyemo kabisa, ugasanga ni ibintu bishobora kuba byakwafecta imitekerereze yawe yahazaza, ugasanga ibintu byawe ntago bikomeje kugenda neza cyane biturutse ku kuba warumviye imyumvire y'abandi, cyangwa se bitewe nuko abantu bagufashe uko utari, bitewe n'ikosa wakoze, ariko mu by'ukuri wowe ukwiriye kwimenya. Yes, ku mwanya wa kane, fail is an option here if they think that not failing you are not innovative enough. Yes, gutsindwa ni ibintu bibaho. Gutsindwa ni ibintu bibaho, nta kidasanzwe kiba cyabaye kabisa iyo watsinzwe. Yes, ahubwo iyo watsinzwe ubukwiriye nibyo bigwa imbaraga zo kuba wakora udushya duhagije. Yes, ikibi ni ugutsindwa ukamanika amaboko. Yes, gutsindwa ni ibintu bibaho kandi bisanzwe. Ikibi ni ugutsindwa ukamanika amaboko, naho ubundi ni ibintu bisanzwe, ni inzira y'ubuzima. Yes, Elon Musk. Ku mwanya wa gatanu, I could either what they happen to be a part of the yes. Ugomba kuba uri mu bintu kabisa, ukaba ibintu ubirimo, ukaba ibintu birimo kabisa, ukajya mu kintu ukirimo, apana kwigijyamo igice. Niba wiyemeje gukora ikintu runaka, niyo kaba kantu gatoya, ugomba gukora n'umutima wawe wose, ugashyizeho imbaraga zawe zose, nta kureba ku ruhande. Yes, you know Elon Musk. Ku mwanya wa gatandatu, the first step is to establish something that is possible when that probably is okay. Yes, ikintu intambwe ya mbere ushobora kuba watera muri ubu buzima ni ukwemera ko ibintu bishoboka, kandi ko bishobora kuba byabaho kabisa, ukabirebesha n'amaso yawe mu gihe bitarabaho. Yes, igihe utarizera ko ibintu bishoboka ntabwo byashoboka nyine, ugomba kwizera ko ibintu bishoboka. Yes, niba ugiye gukora ikintu
tekereza byagutse, yes, ugakora ikintu kabisa kandi icyizere cyawe kaba ari icyizere cya nyacyo cy'imbamutima yawe kabisa. Elon Musk ku mwanya wa 7, people work better when they know what the goal is and why. Abantu bakora neza cyane iyo bazi intego y'ikintu bagiye gukora ndetse n'impamvu yacyo. Niba udafite intego y'ikintu ugiye gukora utazi n'impamvu yacyo, icyo kintu ntabwo wagikora neza cyane. Ibyo bintu banzu bishake ubitekereze mbere y'uko ukora ikintu, kandi niba utarabibona neza uburetse kugikora, intego ndetse n'impamvu y'icyo kintu. Elon Musk ku mwanya wa 8, it's okay to have your egg in your one basket as long as you control what happened to that basket. Ni byiza iri jambo tubyumve neza, kuba wakira amagi yawe yose mu gatebo kamwe mu gihe wizeye ko uzagacungira umutekano. Yes, niba agatebo kawe wizeye neza ko uzagacungira umutekano, amagi yawe yose wayakiramo. Ariko niba utabyizeye neza, pay attention, tekereza kabiri. Elon Musk ku mwanya wa 9, you get paid for value you bring to the world. Uhemberwa agaciro kawe muri iyi si. Yes, niba udafite agaciro, niba wumva nk'umuntu udafite agaciro, niba ntawe ubona nta gaciro ufite, gusa ko nta muntu utagira agaciro, ahubwo ikibazo ni uko aba atabizi ko agafite. Yes, uhemberwa agaciro kawe ndetse n'umwanya wagize muri iyi si. Tekereza kabiri, think big. Elon Musk ku mwanya wa 10 ari naryo jambo rya nyuma uyu mukire atugeza, umukire wa mbere ku isi Elon Musk. Persistence is a very important. You should not give up unless you are forced to give up. Guhozaho ni ikintu cy'ingenzi kandi ugomba guhozaho mu ntekerezo zawe, ugomba guhoza mu ntekerezo zawe, guhozaho pana giving up ngo ibintu ubivemo. You should not give up. Ntabwo ushobora kuva kwizima mu gihe abantu batabigusunikiyemo. Yes, birashoboka ko ushobora kuva kwizima abantu babigusunikiyemo. Yes, you should not give up unless you are forced to give up. Yes, bashobora kubigusunikiramo yego, ariko mu gihe batabigusunikiyemo cyangwa se kubona impamvu zabo zitumvikana neza cyane, wowe urakomeza ugakora ibintu byawe. Ewana, keep up kabisa, keep push up. Persistence is a very important. Yes, ugakozaho kabisa ibintu ukabikora neza cyane, hamwe no guhozaho ibintu bigenda bishoboka uko imyaka igenda cyangwa se igihe kigenda cyicuma. There's a quote, encourage in motivation, resilience and the process of goal making particularly for a younger people, from Elon Musk. Aya ni amagambo 10 ashobora guhindura imyumvire yawe, ko wabonaga ibintu, ko wabonaga ubuzima. Yavuzwe n'uyu mukire wa mbere ku isi Elon Musk. Abandi basitari bakomeye tuzagenda tubabazanira umunsi ku wundi. Twavuze kuri Donald Trump afite amagambo meza cyane. Tuvuga kuri Vladimir Putin, afite amagambo meza cyane mu gisata cya politiki, wayasanga hano kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi rero twivugiye kuri Elon Musk. Tubwira icyamamare wifuza ko twazavugaho muri video zitaha, nacyo tuzakikuzanire. Yes, ni byiza cyane, byaba ari ibintu by'agaciro kandi twagushimira cyane. Nje nitwa Mr Sam, kandi like, kuri subscribe, uduhe igitekerezo muri commentaire, kandi niba warikoze uri umuntu w'umugabo cyane, ndagushimiye cyane.